Amapiano. No. Amapiano. Yes, bantu bangeneze ariko mumeze neza kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha mwinshi cyane kuko muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu b'agaciro, muri abantu badasanzwe. Nuko umuntu yabibabwira hari ni mu byumve, ariko ndabashimira cyane by'umwihariko abantu bakanze subscribe, abantu bakunda gukora like, bagatera comment, bagasharinga, yewe bakanatubwira naho haba habonetse ikibazo cyangwa se inenge iba yagaragaye. Abo bantu n'abagaciro kandi nabo gushimirwa. Ni mwebwe dukorera kandi ni mwebwe ba boss bacu, ni mwebwe dushimira ku byo twaba twageraho umunsi ku wundi. Muri abantu b'agaciro kandi muri abantu mukwiye gushimirwa. Rero mbere na mbere ndashimira Imana, kandi bwa kabiri ndagushimira wowe wakanze subscribe kuko uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro. Rero nk'uko bisanzwe ntabwo turi buze kwizima mu magambo cyangwa se ngo tuze kujya muri byinshi. Mukomeje kubona inkuru yaciye ururondogoro, inkuru abantu benshi bakomeje kuvugaho, abantu bagiye batandukanye mukomeje kugenda mubibona hirya no hino. Ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo biragenda bivugwa kuri uyu mumama cyangwa se umudamu, kuko mwese murabizi ntabwo Muyango ari umukobwa. Muyango ni umuntu w'umudamu kandi ni umuntu ukuze. Mu minsi ishize reka duhere inkuru imuzi. Mwagiye mubona ibintu byinshi byitandukanye birimo biragenda bimuvugwaho, ibintu by'ubutinganyi we n'umugabo we Kimenyi. Mubona ibintu byinshi cyane bisa nkaho bitanejeje, ariko ndagira ngo nkubwire ngo n'ubundi ntago binejeje. Nibwo byababaje umuvandimwe wacu cyangwa se brother, big brother mukuru dukunda, Yago cyangwa se Yago Pondati. Nibwo yaje arabivuga, kandi nicyo burya abereyeho, kandi nibyo bintu by'ukuri bigomba kujya bifasha umuntu mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Aho we yitereye intambwe, yarebye ibintu birimo biravugwa ku muvandimwe cyangwa se ku mubyeyi. Muyango ni umuntu ukuze, aravuga ati ibi bintu ntago ari byo. kandi koko mwibuke ko yavuze ngo ibyo nzabona ibintu by'amafuti, ibintu bidafite 12 nzabivuga kandi nzabishyira hanze. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nibwo icyo gihe Muyango nibwo yavuze ngo byibura basi batinyuke izina rya Muyango, kuko Muyango ni umuntu usanzwe, Muyango ni umuntu uraho, ariko byibura banyubahire ko ndi umubyeyi cyangwa se bubahe ko ndi umumama, banubahe papa w'umwana wanjye, kuko turi abantu bakuru kandi turi abantu bazi ubwenge. Byo dukora turabizi, ntago ari ibintu navuga ngo biraho bisa nkaho bidafite ireme cyangwa se bidafite 12, ariko byibura bibuke ko ndi umumama. Buriya rero iyo igihe cy'umuntu cyageze cyangwa se iyo umuntu agezweho kugira ngo avugwe cyangwa se aba ari we ugaburira abantu, burya ibintu byinshi bizagenda bimuvugaho kandi ibintu bigiye bitandukanye. Navuga ngo Muyango muri iyi minsi afite agahinda gakabije cyangwa se afite na depression bitewe n'abantu barimo baramutera amagambo bari kugenda bamuvuga kuri social media. Ni amagambo atari meza, ni amagambo navuga ngo ni amagambo mabi, ndetse navuga ngo ari nk'abo bayavuze noneho byongeye uri umuntu w'umubyeyi byakubabaza kandi byagushengura umutima. Gusa Muyango sinzi aho uherereye mu bice bigiye bitandukanye, Imana igukomeze nubwo bitoroshye, Imana igukomeze nta ngoma idacika, kandi ukomere kuko ibiri kukuvugwaho ntabwo ari wenyine birimo biravugwaho, wihangane. Rero bafana b'ikinyamakuru cya Tura TV show, nizere ko ukuri cyangwa se namwe mutajya mugendera mu bigare. Narabibabwiye cyangwa se nimba mutaranabyumva nongere mbisubiremo, hano kuri Tura TV show ntabwo uzigera uhumva amakuru asebya umuntu cyangwa se amakuru atari meza. Nzajya mvuga ibintu bifite gahunda kandi bifite ireme. Nimba ari ikintu barimo barasiga icyasha, tuzajya tugishyiraho umucyo, kandi niba ari ikintu nanone kiri gusigwa icyasha ari cy'ukuri nacyo tuzakivuga. Uyu munsi wa none rero najya ngo mubwire ngo Muyango ku bw'ibyishimo yari afite hariya i Gisenyi, yari ari guperforminga, arimo arabyina yishimye, yirekuye, yisanzuye, yumva nta bigozi bimuziritse, nta bintu by'ibiziriko bigiye bimuriho. Wapi rwose ari proud y'ibintu arimo arakora, ibintu ari gukora ari kubyiyumvamo, ari ibintu byiza kandi ari ibintu bimunejeje, ari ibintu birimo biramushimisha. Gusa ikintu cyaje kubabaza abantu cyangwa se ikintu cyaje kubabaza abakunzi n'abafana ba Muyango nuko ari kugenda avugwaho amagambo atari meza, ngo yaperforminze ikariso cyangwa se umwenda w'imbere uragaragara. Navuga ngo ibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu ntago ari ubwa mbere bigaragaye cyangwa se ari ubwa mbere baba babibonye, ahubwo najya ngo nkubwire ngo ni igihe
kiba gishaka kugira ngo kikwereke abantu uri kumwe nabo ntabo ugendana nabo aba ari bo havuyeho umwuka w'ubutinganyi, havuyeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, havuyeho ngaho baroskana ibiki mu bintu byabaye, inkuru zose ngira ngo mwarazibonye. Noneho ubu ngubu hagezweho kuba yaperforminze umwenda w'imbere ukagaragara. Sinzi nimba murimo murabireba neza cyangwa se murimo murabasha kuzuminga ngo murebe nimba koko uriya umwenda w'imbere gusa. Byanashoboka ko waba ari wo, ariko kuba ari wo ntabwo bibaha uburenganzira cyangwa se impamvu yo kugira ngo ube wavuga umuntu, ube wagenda ugataranga umuntu, ube wagenda ugire gute. Kandi ngira ngo nta cyaha yakoze, nta kosa yakoze, kuko biriya ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu bibaho, ahubwo ni ishyari riri mu bantu navuga ngo baba bafitiye umuntu, ni ishyari baba bafitiye umuntu, ariko ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza ku mungani wa Muyango. Byibura bubahe ko ari umubyeyi, bubahe ko ari umuntu w'umumama, bubahe Kimenyi Yive umugabo wa Muyango. Bareke kwirirwa babasebya, bareke kugenda babataranga bavuga ibintu bitigeze bibaho, bavuga ibintu bitabayeho, bavuga amakuru atari meza. Ngira ngo mu bantu barimo baramuvuga harimo ntaho batarahura nawe, harimo n'abantu batamuzi, harimo abantu batazi imico ye, hariho abantu nyine bapfa kwivugira nk'uko kose bavuga ngo Muyango baririmba izina Muyango, ariko nyamara izina Muyango ni izina rinini, ni izina rifite aho ryavuye, ni izina utabyuka mu gitondo ngo uhite uryubaka rihite rigaragara, ni izina bashobora kuguha n'umwaka cyangwa se n'imyaka nk'icumi ukaba utari wubaka izina Muyango ngo bikunde. Ni izina ryamugoye, ni izina ryaturutse ahantu kure. Byibura kuba uyu munsi abantu barimo barandika kuri social media bakavuga ngo Muyango, ukabasha kumenya uwo ari we, ukamenya ngo Muyango n'uyu nguyu, ugahita wumva ko kuko Muyango ni ibintu bavandimwe biba bigoye. Muhagarike cyangwa se mureke gusiga icyasha izina Muyango, kuko ni izina ryamuvunnye kandi ni izina ryamugoye. Ibyo yaba arimo aracamo byose, ibyo yaba ari gukora byose ni uburenganzira bwe, nawe yafashe ku ngufu. Kandi ngira ngo kuba yaperforminze bikagaragara nta cyaha yakoze. Noneho agatsinda mu bantu barimo baramuvuga harimo abadamu, harimo abagize gute, kandi burya baravuga ngo uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Wowe uri kumuvuga nabi cyangwa se uri kumusiga icyasha, ejo ushobora kuzaba ari wowe uriho cyangwa se ari wowe ugezweho. Rero stop, uhagarike gusebya izina Muyango. Byibura musebye Muyango, ariko mwubahe ko ari umubyeyi. Ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mubona hari umugani waciye kuri social media uvuga ngo umuntu akina n'amabere ya nyina, ariko iyo yageze ku bwanwa bwa se agira gute. Ngira ngo murabizi ko ahagarara, jya ukina n'amabere ya nyoko ariko ubwanwa bwa so uhagarare. Rero bavandimwe, mureke gutobanga ubwanwa bwa so. Mwakinnye n'amabere y'abanyoko birabakundira, ariko mwihangane rwose, mufate pause murekera aho ngaho, kuko ibyo mwavuze birahagije. Nawe atuze kandi nawe byibura abashe kuba yahumeka. Ariko se niyikoza kuri social media agasanga ibintu biriho byose birimo bavuga Muyango kandi nta kintu cyiza kiri kumuvugaho, ngira ngo ntago ibyo bintu byaba ari byiza wapi. Gusa none baravuga ngo iwe ryagaragaye niba rikisha isuka, ariko nanone najya ngo mbisabira akantu, muhagarike murekera aho ngaho, kuko Muyango ni umuntu mukuru, Muyango ni umuntu uzi ubwenge, kandi ibintu arimo arakora ntago ari byo ari kwiga, ni ibintu asanzwe akora. Rero bavandimwe cyangwa se bafana b'ikinyamakuru cya Television, nizere ko mukomeje kugubwa neza, kandi ngira ngo byibura icyo mbashije kuvuga mwacyumvishe. Ingingo nyamukuru yarinzanye hano no kugira ngo duhagarike ibintu birimo birasebya Muyango, kuko ibyo ari gukora n'uburenganzira bwe, kandi ni ibintu byakorwa na buri muntu wari we wese ubishoboye. Ngaho rero mukomeze kugubwa neza, kandi Imana ikomeze kubandindira, Imana ikomeze kubamugisha. Gusa ntiwibagirwe gukanda subscribe nimba utarayikanda, ukore like, share na comment, kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Kandi amakuru wakumva ushaka kutukubwiraho, turi tayari, tujedi twayakubwira, kandi byadufasha, kuko burya bigaragara ko turi kumwe n'abantu. Rero nk'uko bisanzwe ntabwo nabura kukubwira ngo wibuke gukanda subscribe, share, like ndetse na comment, kuko ni ibintu bitwubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse mu buzima tugenda tunyuramo umunsi ku wundi, uko bwije nuko ukeye. Ni ibintu navuga ngo biradufasha, biratwubaka, kuko bidutera imbaraga. Niyo mpamvu uzasanga inshuro nyinshi abantu bakomeje kugenda bavuga ngo wibuke gukora subscribe, wibuke gukora like, share ndetse na comment. Biriya nibyo bituma dukora dushyizeho umwete, kandi tugakora dushishikaye. Gusa by'umwihariko ndanabashimira ku bantu bakoze subscribe
mugakora like, share ndetse na comment. Ngaho rero mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze kubarinda aho mugiye muri mu bice bigiye bitandukanye. Shalom dusubire ku zindi nkuru